pasiteri yaba ntari pasiteri mbona arafasha agahanga ashyira mu ishashi nkajya kuri ribu kuri amugore nakaba naramuciye ijosi ngikureye kuri ribu ndongire mu mpe burundu. Hari ibibazo utagomba kujyana kuri social media. No kuvuza aho papa bitangaza nande hari nabo nagiye numva akajya kuvuga iby'umugabo we n'umugore ibintu wundi byo mu mbere ibintu byo mu mbere mubaze ukuntu yigwa cyamanya abagore babanje kandi ashaka umugisha yagusambanyije nyine. Ibyo birababaje kuko ubundi ibibazo byose bijyaho bikemukira bigiraho binyuzwa kugira ngo bikemuke. Ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose bijyanwa kuri social media, mbuga nkoranyambaga, kuko hari n'igihe cyo kumva bari kuhavugira amagambo atavugika cyangwa se yagombwa kumvwa n'umuganga, ayagombye kumvwa n'umupadiri, ayagombye kumvwa n'umucamanza, ayagombye kumvwa n'umujyanama wundi. Nge nkeka ko hari n'ibigomba iby'amategeko agomba gukurikirana amategeko y'igihugu, ndavuga amategeko y'igihugu, kuko hari ibintu bifitanye isano n'ibyaha bikoze icyaha bigize icyaha. kuvuga ibiterasoni nayo nayizeho ukuvuga ngo hari ibintu abantu bagomba kwitondera batagomba gupfa ku. Mwambwiye muti dore iki kiganiro Theo Ukwezi yakoze, babanje gukora inama, bamaze gukora inama bemeranya ko bari bugukoreho ibiganiro bakagutesha umutwe, hanyuma ukanyerera gato ugakora ibyaha mu biganiro uri bukore. Aho mbese nabakurikira, ariko ngiye navuga umuntu wese ukora gutyo niba kuko uko akora namubwire have kuvuga ngo ngiye kujya ndeba intege nke z'umuntu cyangwa se aho atitwaye neza nge bijyane kuri social media, wagiye kumukosora se kumuzaho n'ahatuye niba yanaguhemukiye iyo wahemukiwe inzira ucamo kugira ngo urenganurwe zirazwi. Warakoze Yezu wowe kesha ibyiza, warakoze Yezu wambaye hafi. Ndishimye cyane numvise muri kuganira ibintu byiza cyane na padiri. Hari akantu mwari mugezeho mu kanya numva ngize amatsiko nanjye mise numva ari nk'ikintu namubaza. Hari akantu aho yenda ibya mbere se nabyumvise, ariko icya mbere padiri hari ikibazo akubajije Aime, mu by'umusubije uvuze ko hari igihe wigeze uhura n'umukobwa baraguhobera byatari umufana wawe. Nibuka ko hano i Kigali ndetse unahuje n'igihe tugezemo, iyo umukobwa aguhobeye nyine mu w'umusirimu anagusoma bitama badubwowe ntabwo mwahoberanye nyine bisanzwe bya Kinyarwanda. Twahoberanye bya Kinyarwanda bisanzwe, ariko nyine wabonaga amfitiye urugwiro, kandi buryo umuntu akugirira urugwiro nawe uramugirira. Ntabwo ibyo biri ntabyo yakoze. Umupadiri agize ibyago umukobwa akamusoma nyine, ari nako sinzi niba ari ibyago, sinzi ko yenda mbyise gutyo, we yabigenza ate nk'umukobwa aje? Ntabwo ari ibyago padiri, bike ko turi muri modernite, ahubwo iyo challenge irakomeye cyane. Kwa kuri tugomba guhuza ivanjiri n'igihe tugezemo. Ubwo ivanjiri ijyana, ntabwo ivanjiri ari bimwe mu twigisha mu kiliziya gusa, hazamo niyo dusohotse mu kiliziya muratubwira ati mugende mukomeze kujya kubaho nyine mukurikiza ivanjiri, ariko tugomba kuyikurikiza nk'abantu bari muri icyo gihe, icyo gihe turimo. Ubwo nk'umupadiri we none nawe uri gukurikiza iyo vanjiri, hari akantu wambwiye mu kiganiro twakoranye ushize cy'uko mugomba kugera kuri periferi ahantu hose nyine kuri social media, kandi hari abakobwa basomana babagira gute. Nk'umukobwa yakunze padiri yamwishimiye kubera ibihangano by'aka akamusoma, padiri yabyitwara mwazi. Atagutunguye ntiwabyemera, ariko agutunguye wabona byabaye, ariko wahita umwibutsa ko bidakwiye. Cyambere bidakwiye gukora icyo gikorwa mu ruhame mu muco nyarwanda, ntabwo bibaho. Icyo ni icyambere. Mu muco nyarwanda ntabwo ari ibintu, ntabwo ari ibyacu ubibona mu bihugu by'abanyaburayi, mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi cyane cyane niho bisanga. Hanyuma icya kabiri kandi agomba kwibuka ko n'umusaseridoti nyine ko iyo gahunda ni hagati y'abashakanye, kandi nabo ubwabo bakabikora mwibanga. Ariko
Padi papa uzi ko ajya asomana na hari igihe ahobera papa ahobera umukaridinali cyangwa umusenyeri akamusoma. Ibyo nari ngiye kubigeraho nibyo nakubwira ngo mu muco wacu ntabwo birimo ariko mu bihugu bimwe na bimwe niyo ndamukanyo ahubwo hari naho batazi guhana ikiganza cyangwa se guhoberana bya bindi byacu bisanzwe bya kinyarwanda bo bagahura akenshi usanga ari kwitama ni indamukanyo rwose hagati y'abagabo n'abagabo hagati y'abagore n'abagore ntubigire ikindi gitekerezo ushyiraho kuko iyo utari muri uwo muco ntubyumva ndetse wibuke ko no mu ivanjiri Yuda ikimenyetso yatanze aha baje gufata Yezu yavuga ati uwo nza guhobera nsoma ari we mufata nuvuga ngo n'ubundi bari basunga baramukanya batyo iyo yamusomye kandi bose bahuje n'ibitsina ariko uko gusoma mvuga ni indamukanyo akenshi usanga ari no muhoberano ariko akenshi usanga basomana kwitama gutya ari umuco nawe umukobwa wo mu Rwanda gusomye kwitama nawe wamwishyura ntabwo navuga ngo byacitse ariko ngiye kubera ko ngewe nzi umuco nyarwanda kandi nyine nzi ko bishobora no kugira abo bihungabanya nabyihorera kubera ko hari utabyumva ubi Burayi burya saza hariya niko bavuga igiye ahantu hari igihe ugerageza gusa nabo kugira ngo udabahungabanye niba ariko baramukanya hari igihe ushobora kuvuga uti nanjye ngiye kwemera mbaramutse mu muco wabo nta kibindi bamuze reka ngo urundi rugero hari umuntu ugeze kudusura uturutse mu bihugu by'Uburayi bw'Uburasirazuba abona umugabo ahuye n'umudamu barahoberanye ibyacu bya kinyarwanda yavugije induru kandi twebwe tubona ari ibintu bisanzwe kubera ko ari umuco wacu ariko yavuze ati ibintu mukoze ni biki kuri we yabonaga ari amahano nyamara twebwe ahubwo tukabona uko barabukanya natwe ari amahano burya hazamo n'ikibazo cy'umuco ngewe rero mu Rwanda abikoze namubwire ntigibuka ko turi abanyarwanda kandi buka ko ndi umupadiri ndi n'umuntu mukuru kandi buretse gatoya igerageza burya umuntu agerageza ugomba no gukora ibintu ari wowe bitaguhungabanya ariko bitahungabanya n'abandi tugomba kwirinda icyo bita scandale mu gifaransa padi mu nshingano z'umusaseridoti z'umupadiri nk'uko twabigize muri gatigisimu ni ukwigisha gutagatifuza no kuyobora ubu ngubu by'umwihariko umuryango nyarwanda cyane cyane muri nosi ya digitale social media uruhare ko turi kubona mwatereranye abantu bo kuri social media urugero hari nyine inshingano zanyu ni ukwigisha kuyobora no gutagatifuza mwebwe muri gucunga ko abantu baza mu kiliziya gusa n'ahandi n'ibindi byose bijyanye no ku kiliziya nyine ariko aho handi ntabwo muri kuhaza kandi turahari turi benshi cyane nibyo none reba nk'urugero hari ibintu byirirwa kuri social media YouTube n'ubu tugiye kuri YouTube twahita dusangaho amatiku n'ibiki byose kandi kera ibyo ngibyo nyine bitaraza mwacu ayo matiku yazaga nko tuvuge niba uri padiri mukuru wa Shyorongi iyo havutse ikibazo muri paruwasi yawe hari akarere birimo hari n'imirenge n'utugari bigize n'imidugudu hari uruhare padiri ababigiramo kugira ngo yubahirize izo nshingano zanyu nk'abasaseridoti ibi bintu biri kuri social media mubivugaho iki nk'abasaseridoti kandi mufite inshingano kandi papa mu myanzuro ya sinode harimo kugera kuri periferi nk'uko wabinyibwiriye yanabivuze mbere ya sinode no muri sinode babisubiramo kugera kuri periferi batazi igifaransa navuga ngo ni nk'amanegeka y'ubuzima yose y'ubuzima mu imfuruka zose z'ubuzima n'aho abantu wenda batinyaga kugera ntabwo navuga rero ngo twarabatereranye kuko twaba dukabije ariko none ntabwo navuga ngo twagezeyo 100% uko bikwiye ntabwo twabateranye tuba twabateranye ntabwo tuba twicaranye turi kuganira muri aka kanya kuko emipro ni social media izwi ni sibyo ni ahantu hazwi hari abasaseridoti bagerageza kamembe kwegera imbuga nkoranyambaga barahari bamaze kuba abankana yewe n'abepiskopi
ndavuze ngo abapadiri gusa n'abepiskopi nigeze kubona musenyeri Tadeyo Ntihinyurwa umwe arkiyepiskopi wa Kigali uri mu kiruhuko cy'imirimo nigeze kubona nyiricyubahiro Karidinali arkiyepiskopi wa Kigali nigeze kubona musenyeri Smaragde Mbonyintege uri mu kiruhuko cy'izabukuru bagiye ku mihanda bagiye kuri social media bafite ibyo basobanura bababaza sinabo gusa nabonye bagiye batandukanye n'abapadiri rero abapadiri nka Bamundere bafite za YouTube channel abapadiri Wimana François uhimba n'indirimbo rwose z'abasore zifasha gufasha urubyiruko kandi avuga iby'Imana nanjye hari ukuntu njya ngerageza no gusohora indirimbo n'ibiganiro sinatwe noneho dufite televiziyo Baptiste TV dufite Radio Maria dufite n'ibinyamakuru Kinyamateka na Hobe ntabwo wavuga ngo twarabatereranye ariko imbaraga zo ziracyari nkeya nanjye ndabyemera kuko hari zigomba kwiyongera wenda abasaserdoti bakarushaho kuboneka mu binyamakuru ku mbuga nkoranyambaga bafite ibyo basubiza bafite ibyo bakosora bafite imirongo batanga kuko imbuga nkoranyambaga uko zikoreshwa mu Rwanda hari aho ugera ukabona ko hari aho bitera impungenge ukabona umwana w'umukobwa agiye kuri YouTube kuvuga amafuti cyangwa kugaragaza ubwambure bwe ukiri aho ngaho nahita nkubaza muri uko kwita ku muryango w'abana b'Imana ndetse n'umuryango nyarwanda nyine harimo kwigisha no kuyobora ubundi mu bibazo yenda mbaye specific tuvuge nk'ingo ibibazo byo mu muryango padiri urabizi ko nyine mugira mu ruhare rukomeye cyane ni igiki wavuga ku bantu ku miryango iri kugirana ibibazo bakajya kubivuga kuri social nk'urugero hari uwitwa papa Bitangaza na mama Bitangaza uri kumubona niba kino kiganiro kiri ku Kwezi TV uyu mugabo yitwa Papa Bitangaza uyu ni umuyobozi uyu uramuzi Theo Kwezi TV uramuzi Theo ndamuzi ni inshuti yanjye afite umudamu bafitanye ibibazo bikomeye cyane none bari kubishyira ibibazo byose bakavugana n'ibindi byose by'amabanga byose nyine nanjye nagira isoni zo kuvuga bakabijyana hari ni igiki wabivugaho nk'umusaserdoti mu izina ryawe n'irya kiliziya ko ibibazo bakabaye ni hano bikwiriye gukemukira icyo kintu uvuze bafite abana barenze 3 kandi abo bana nabo ni bakuru bareba social media ibyo birababaje kuko ubundi ibibazo byose bijyaho bikemukira bigiraho binyuzwa kugira ngo bikemuke ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose bijyanwa kuri social media mbuga nkoranyambaga kuko hari n'igihe cyo kumva bari kuhavugira amagambo atavugika cyangwa se yagombwa kumvwa n'umuganga ayagombye kumvwa n'umupadiri ayagombye kumvwa n'umucamanza ayagombye kumvwa n'umujyanama wundi uziko iyo dushingira tugira abakuru bashobora kuduhana ababyeyi n'abandi ihaniro ribaho ubundi mu Kinyarwanda habagaho n'ihaniro hari ibibazo utagomba kujyana kuri social media no kuvuzaho Papa Bitangaza nande hari nabo nagiye numva akajya kuvuga iby'umugabo we n'umugore ibintu wundi byo mu mbere ibintu byo mu mbere ukajya kubishyira ahagaragara kandi ubusanzwe mu nzira abantu iyo bagenda ntabwo bagenda bavuga ibyo bintu ibyo ni amabanga agomba kugira umwanya wayo bajye bibuka ko barimo no kubwirana n'abana bato n'urubyiruko cyane cyane ko ibyo byose abana babigeraho urambika telefone hasi akaba yigiyemo uretse na telefone na televiziyo n'ahandi ni ukwitondera rero bakamenya ko ibintu bitajya ahantu hose nkeka ko hari n'ibigomba iby'amategeko agomba gukurikirana amategeko y'igihugu ndavuga amategeko y'igihugu kuko hari ibintu bifitanye isano n'ibyaha bikoze icyaha bigize icyaha kuvuga ibiterasoni nayo nayizeho ukuvuga ngo hari ibintu abantu bagomba kwitondera batagomba gupfa kuvugira ahagaragara no kwishyira hanze niba yego wenda ushaka no kugira ngo ukire ushaka abantu b'inyangamugayo abantu b'imfura abantu bakuze abantu babika ibanga mukagenda mugacuca ibibazo byanyu hagati aho ngaho bakabagira inama ariko kubishyira kuri social media bambona umuntu no kuri social media ikintu
uzabona n'ejo bundi ukumva urishimye. Njya mbona abakobwa ko n'abasore wenda batari benshi yashimishijwe no gushyira ubwambure hanze mu ndirimbo zisohoka cyangwa se no mu bindi biganiro akabishyira hanze, cyangwa se ukabona abantu baruriranye bari kurirana kuri biganisha ku buzima ndangagitsina, bari kurirana kuri ntuza babigira umukino. Ariko niba bikoze afite imyaka 25 ajya yibuka ko atazahura na 25, azagenda na 30, azagenda na 40. Icyo gihe umwana nawe azaza gutangiye kuba gakuru. Niba bikoze adafite abana hari abana namara kubagira bazabira. Nugira 50 ufite umwana w'imyaka 25 nawe ukamubwira uti kwambaye impenure ati mama tujye kureba se ukuntu nawe wazambaraga ngiye isi yose yarabibonye mama sinubona. Icyo gihe rero uzicira urubanza uvuga ariko nk'ibi narimo n'ibiki, kuko hari igihe umuntu avuga ati abona ari muto akagira ngo azahora aryo, hari igihe uzaba ugomba kuba urugero rw'abandi. Hari nka audio numvise uwo ngo witwa nyine abo ndi kuvuga nkubwiye haruguru, umugore ari kuvuga ko ngo umugabo ngo nta nubwo ngo azi kwigurira ikariso ngo niwe wimugurira, kandi icyo kiganiro abana baracyumva. Numvise ari nk'umuyobozi w'akagari wari kubivuga nawe abanyamakuru bari bamuhamagaye. Donc nubwo azi kwigurira, ibaze nk'ibyo bintu abana mufite abana bakuru bavuga ngo nta nubwo ngo ni ukugurira byose ngo telefone ngo ni karizo. urumva ibyo niba koko ari nuko bimeze kandi ukaba bumva bikubangamiye kujya kwimugurira, wagiye ugashaka abamuhana bakamuhana. Kumwe ruhuze mu kanya hari ibibazo bashyira yenda ababiyobokamana, ibyo bashyira abayobozi ba leta, ibyo bashyira byo mu miryango, n'ibyo bashyira ribu by'amategeko. Ibyo abaduhana n'abatugira inama n'abatuvura barahari, ariko ntabwo buri kwivura, ahubwo burimo kwisenya kurushaho. Usenya n'uwo mwashakanye, usenya n'urubyaro, usenya abazabakomokaho bose, uzi kugira ngo bazavuge ngo dore sogokuru ibintu yavugaga. Na uwo mwana azagira isoni avuga ati uriya ni sogokuru, kuko ni sogokuru wanjye, atangire kugenda amwaye yibitse umutwe. Ikindi kandi burya n'abana bato tuba turi kubaho uburere bubi, tuba tubereka ko ibintu byose babivuga, ntabwo ari ibintu bitavugirwa aho ubonetse hose. Ikibazo gikemurirwa ko kigomba gukemurwa, ntabwo haba harabuze. Numva ari ibyo ngibyo. Noneho rero amugani duhereyeho naho twatangiye gusaba abapadiri kurushaho kuboneka kuri social media ndetse no kubitangazamakuru mu rusange, nanjye nabibasaba, kuko naho ni ahantu tugomba gutagatifuza kandi tugakosora uko dushoboye kose ibigoramye. Yego ntabwo wakosora abantu bose ngo bahindukire umunsi umwe, ariko hari abahinduka. Dore nk'uriya mama uri kubona yitwa afite channel yitwa ganira ngo 250. Yigeze hari ikiganiro yigeze gusura na Perezida, ahita avuga ko nyine twaguhemukiye, twakubajije, twatandukiriye. Ibyo byo narabikunze, ni byiza yari ari kudefanda kiliziya n'abasaseridoti. Ariko nko muri no minsi ubu ngubu kuri abo bo ku Kwezi TV n'abandi ba Gasaro TV, Scovia uhagarariye abanyamakuru, abamereye nabi urabizi cyangwa ntabyo? Ntago nabukurikiye cyane ubu ngubu. Abamereye nabavuga iki? Abavuga nabi akavuga turiya buri wese nyine icyo amuziho kibi cyo mu buzima bwe bwose arakivuga. Nyine icyo donc niba tuvuge icyo akuziho kibi, kuba specific kuri ibyo bibi arakivuga. None nkibaza nyine social media, nyine ubwo buryo bwo kubaho bushyashya bugezweho, niba inshingano zanyu niyo mpamvu nari nkubajije icyo kibazo. Ikintu kimbabaza ni ukubona nyine umuntu ashobora kwibasira abandi, kandi abavuye mu misa avuga ko yumva misa ya mu gitondo. Nanjye ubwanjye yigeze amentioninga mu kiganiro avuga ko njye mvugana ngo n'ikigarasha. Umuntu tugiye dukorana ibiganiro witwa Muderi aba mu Faransa, ni umuyobozi ni umukuru w'inama ya paruwasi aho hantu. Yanavuye mu Rwanda, ari nabyo akora no muri kaminuza y'u Rwanda. Sinzi bashobora kuba ari ibibazo b'intano bagiranye, none atangira kuvuga ngo ntabwo urinzi ko yemingo avugana n'ikigarasha ngo cyitwa Muderi. Atangira kugenda agira abo mbese nabakurikira, ariko ngiye navuga umuntu wese ukora gutyo, niba kuko ari uko akora namubwire have kuvuga ngo ngiye kujya ndeba intege nke z'umuntu cyangwa se aho atitwaye neza nge mbijyane kuri social media, wagiye kumukosora se kumuzaho naho atuye. Niba yanaguhemukiye, iyo wahemukiwe inzira ucamo kugira ngo urenganurwe zirazwi. Hari inzira ubundi yatangiye ngo yakoraga ku bitaro bya Kacyiru,
ari we mucungamutungo arabanza ashyira umuyobozi nyine wabyo hanze ndakeka numva ko ari umupolisi nawe aramuvuga intege nke zose nyine ikibazo njye mfite kuba yarabivuze si cyo kibazo ahubwo ikibazo aho yabivugiye birakwiye ntabwo bikwiye burya nawe kandi bamujoye abantu ntibabura icyo bamuvugaho kuba bacecetse si uko bavuze icyo bamuvugaho bagishaka bakibona uhereye no kuri ibyo avuga ubwabyo ni ukuvuga ngo intege nke z'umuntu ibyo adakora byiza ntabwo ari ngombwa kujyana kuri social media erega social media dushobora kuyikoresha neza ku bundi buryo butwubaka narebye mu bihugu bimwe na bimwe by'abazungu nubwo n'abazungu nabo bagira ibyo wenda umuntu atashima ariko ujyaho kuri YouTube ukajya kuri TikTok ugasanga bari kukwigisha uko bateka ifiriti kandi ugasanga video yararebwe n'abantu benshi cyane bakakubwira uko wenda urugi rwawe urufunguzo rwavuyemo uko warukingura utice serire ukarukingura bakakwereka uko ushobora guponda isima kubaka uburyo ushobora kwiga ururimi kuri YouTube kuri TikTok kwiga ururimi rushyashya ukiga niba tuvuye wenda ukunda sociology ukajya kwiga sociology niba ukunda medicine ukihugura muri medicine wenda ariko ntwite umuganga utaranyuze mu nzira abaganga bacamo ariko akagira ubumenyi ugenda ubona kandi ugasanga abazungu barabireba barahigira ibintu byubaka aho kugira ngo abantu bajye mu bisenya kandi bisenya nubwo wenda ngo bibonamo views abantu bakabareba wenda bikazana n'amafaranga ariko bajye bamenya ko izo views zisenya umuryango w'abanyarwanda bigasenya kiliziya bigasenya abantu muri rusange ibyo bintu ni bibi ibyo ni ibintu bishobora kwica sosiyete buriya ntubona amateka igihugu cyacu cyanyuzemo amateka ashaririye mabi cyane ni uko abantu baba batagiye batekereza ngo turi mu biki n'uyu munsi rero ni byiza ko umuntu avuga ati tugize amahirwe tubivuyemo birabihanya aya mateka mabi sibyo afite agasongero muri jenoside yakorewe abatutsi ayo mateka mabi tugize amahirwe tuyavuyemo nta mpamvu yo kongera gusubira mu bintu bipfuye turashaka kubaka igihugu kijya imbere kuko n'indangagaciro kandi u Rwanda rukunda kuvuga ko rushaka kubakira ku ndangagaciro nanjye ndabishyigikiye turangwe n'indangagaciro n'amafaranga tuyashake pe no ku YouTube no muri social media tuyashake ariko dushobora kuyashaka indangagaciro panda akantu kavuga ko ngo le monde est devenu un petit village abantu bari kukabyaza umusaruro nabi ibyo ari kuvuga umuntu ari kujya afata umuntu akamufata nk'umuntu bicaranye mu rugo bavukana akamutondagira nkaho ari abantu bicaranye mu rugo kandi isi yose iri kubyumva yego kandi urumva uri kuroga isi oya kangura urugero rw'ibintu bibabaza hari umuntu ujya kubiba urwango kuri social media urabiba urwango se ngo uzarusarure iki hari abantu bajya kwigisha ubusambanyi kuri social media uko bukorwa nuko butangira nuko burangira ahubwo mperutse kuba nice no mu cyumba cyanjye nza gufungura YouTube numvaga nshaka kwifungura funguye ngwa ku kivideo cy'umuntu uri kwigisha gusambana narikanze noneho ndahindukira ngo ndebe ko nta muntu mbonye kandi mu cyumba cyanjye njyenyine nta muntu mbonye kuko umuntu wakubona yagira ngo nibyo wari ugiye gushaka hari ukuntu ujya kubona ukabona nibyo uguyeho muri uwo mwanya urahungabana nawe ubwawe noneho ukibaza se abandi bari kubireba urubyiruko biramera bite abandi bakajya kwigisha ubusinzi barimo ajya kwigisha ubusinzi akabigira ikivugo niba unagakunda cyangwa akakurusha imbaraga ariko nta mpamvu yo kujya kukigisha cyangwa ngo uvuge ngo ni byiza niyo nzoga uzayinywe wimenya umenya naho utangira naho urangiriza n'ibyita gukoresha ukirinda ko yagukoresha n'ibintu bibi ni ukuvuga iki rero ni ukuvuga ngo twebwe uyu munsi icyo twasaba ariko n'inzego zibifite mu nshingano zizadufashe nabonye ribu yarabyinjiyemo irabanza ikabagira n'inama cyo kura wakabya bakaba banagukorera ubugenzacyaha kugeza naho bakujyana mu rukiko nabonye ribu birimo za minisiteri zifite umuco mu nshingano buriya nazo zagombye kugira icyo zibikoraho niba zitaratangiye ariko zaratangiye bakagira icyo babivugaho mu mashuri abanza cyane cyane kuko abana bakiri batoya n'ayisumbuye bakagerageza gushyiramo inyigisho zijyanye no kurera imitekerereze myiza mu muco
ntituvuge ngo tuzakora sciences and technology gusa aya ntabwo twaba twibeshye. Padi hari akantu twize kera nkiga muri kaminuza nize ibyo bita environmental health sciences habamo ibintu byo ngo theories bavuga ko definition in theories and practices of assessing, preventing and controlling factors zo muri environment zishobora ku affecting negatively present and future generations. No kuvuga niba twarungutse icyo kintu nyine cya monde iri digital hakwiriye kuba na management yacyo ni nkabyo uri kuvuga nyine ni ikintu cyaje cyiza ariko kukimanaginga ku buryo kiba benefique ntikibe malefique nicyo kibazo gikomeye. Hari ibihugu niko njya myumva ntabwo nagezeyo bajya bambwira hari abantu ngiye kumva ko mu Bushinwa hari za social media batemera nka YouTube bagomba kuba baranze ko yinjira wenda na wenda bahejeje inguni ariko kuguheza inguni nabyo byaturutse ku kintu babonaga ko gishobora kubicira societe bagati ibintu biri guturuka hirya bikangiza abantu gatwe tubyihoreye dukora indi mirimo ibyo byahi tubimureke n'ibiki byose ntabwo twe dukwiye kugera aho ngaho ahubwo YouTube twebwe twakwiye kubonamo ikintu umuntu cyamugirira akamaro mu kwiga mu kwihugura yewe no kubaho no kubaho imibereho biza ari benshi kandi tugomba kwihangira imirimo kandi birashoboka ko wawihangira nk'uko warubuze mu kanya ati ushobora kwigisha uko yenda wakora nk'imodoka yapfuye cyangwa urugi rwagize ikibazo ukaruripeyaringa kugira ngo dushyire ibyo bintu. Hari ibindi bintu byinshi dushobora gushyiraho yewe ushobora no kujya mu buhanzi kwiga gucuranga ku gitari ukoresheje YouTube. Kuri YouTube bakwigisha gucuranga gitari waba ukoze akantu keza kwiga gucuranga piano ukunda gushushanya agashushanya ukunda kugira gute ariko n'ibindi byinshi n'ubundi buhanga kandi nabwo bwabyara amajyambere n'amafaranga n'ubushobozi akaba ari byo dushyiramo imbaraga cyane. Ariko abantu ntibajye gushakira amafaranga ayo mafaranga bayanduye kwandura mvuga ntabwo ari ukuba hari icyondo ariko ayo mafaranga ntabwo nubwo amara kabiri ribu utayiciye buriya nkawe urabona inuza YouTube channel yawe ibintu ushyiraho ni ibintu byubaka kandi ibyo byose nawe bifite ikikumariye cyane ikikumariye kifatika ntago wagiye gushakira mu bifuti n'abandi rero twese ntabwo ari mvuga n'abandi natwe twese tugomba gushakira mu byiza. Nshimira abashyiraho Bibiliya inyigisho za Bibiliya hari abashyiraho inyigisho z'ubuzima zisanzwe hari abashyiraho umuco nyarwanda hari ibintu byinshi byo gushyira kuri social media tutandavuye. Padi turagushimiye kuno munsi ku muganda wawe utanze yego dushishikariza abanyarwanda ndetse n'abakristo muri rusange isi yose bareba indirimbo yawe wabakoreye igamije kwirukana izo rombi zose yitwa Warakoze Yezu iri kuri chaîne yawe bayishake mwandike Warakoze Yezu murahita muyibona barahita bayibona noneho tukagushimira n'uburyo bivuzemo bwiza n'abandi basaserdoti bafatiye mukaba nk'icumi urabona uburumwe ubyitangira niba ba nk'icumi bakaba 20-50 hari ukuntu bizagabanuka yego hari ukuntu bizagabanuka kandi ako kantu uvuze karisereye Padi nibyo uvuga nukuri Padi barakuvunisha none uvuze kuri Takis TV ni opinion yanjye ntabwo ngo ni konje mbibona Padi ubwo tugana ku musozo w'iki kiganiro ni iki wabwira abadukurikiye? Icyo nabwira abadukurikiye cyambere turi mu ntangiriro z'umwaka kanongere mbifurize umwaka mushya muhire ku Mana umunsi umwe n'iminsi igihumbi n'umunsi umwe iyo iri hanze y'igihe iri muri eternite ariko twebwe turemeye igihe ngo tukibemo ubwo rero twarenze umwaka twatangiye undi nta kintu nabifuriza n'umwaka mushya muhire turacyari no mu bihe bya Noheli nziza. Icya kabiri nuko bifuriza ko bakunda ibintu byiza buriya hari igihe umuntu ashobora kuba adakunda n'ibintu byiza nawe akajya gushakisha bya bindi bipfuye oya ahubwo abantu bakunda ibintu byiza yaba mu bitabo yaba mu ahandi abantu bakura ibintu no kuri social media bagiye gushaka ibyiza ko birahari. Nanjye ndumva Warakoze Yezu nashakaga ko ikintu cyiza kuko no gushimira Imana kubera ibyiza dukorera ibyiturinda ndetse nkarata n'urukundo rwayo. Ubwo rero nabifuriza ko icyo gihangano bakireba si n'icyanjye gusa n'ibyo abandi byiza
nawe kuri YouTube channel yawe hariho izindi ndirimbo z'urubyiruko kandi z'Imana nazo bazirebe, twirebere ibyiza, twibere mu byiza, tugire imitekerereze mizima, kandi burya tuba dusubiza n'ibibazo dufite. uzi kuririmba ibintu byiza, uririmba Imana, uririmba umubano, uririmba urukundo, uririmba ubumwe, uririmba ufatanye, birakubaka, ukanatekereza neza, ugahumeka neza, ugasinzira neza. Ariko iyo wagiye kureba bya bindi by'abantu bakocorana amakofe baterana ibyuma, positive energy kandi umuganga iyo abivuze abazi icyo avuga. Rero hari n'umuganga uherutse kumbwira, twigeze kubivugana n'ikindi gihe, uvura ibyo mu mutwe, indwara zo mu mutwe, aravuga ati izi mpano mufite zo guhimba indirimbo mujye mumenya ko ari nziza, ati buriya mwebwe muba murimo kwikingira n'indwara, ati icya kabiri, buriya ababumva barahakirira, tuyumvisha akaririmbo gahumuriza, hari umuntu urinda depression, kagahinda gakabije, hari umuntu urinda kwiheba, hari umuntu ugaruka mu kwizera Imana no kwigirira icyizere nawe ubwe, bigatuma abaho afite impagarike y'ubuzima. Nicyo dukwiye gukora. Naho umuntu wagiye muri bya bindi by'ibifuti twavuze, yampagarike iragenda agakanyarara mu maso no mu mutima no mu bwenge. Yego. Padi murakoze cyane. Murakoze namwe. Reka tubahe ikaze bakunzi ba Emi Pro Media, nk'uko bisanzwe rero mu biganiro byacu mukunda muri benshi. Uyu munsi twabatumiye umutumirwa tugiye kuganira byinshi kuri we, ariko reka tumuhe ikaze. Njye ni Aime Silas ifatanyije n'umuvandimwe Emi, rwose hano kwanga bw'ibyuma rwose abameze neza. Reka tumuhe ikaze, tuguhe ikaze. Murakoze cyane, ndabashimiye. Yego. Watangiye wibwira abakunzi bacu, nubwo badukurikiye ari benshi, ariko ntabwo byatuma utabibwira. Murakoze cyane, nitwa Padiri Jean Pierre Rushigashiki, uzwi no ku izina rya Pierrot, niryo mu bwana rirankujije. Nkaba umusaserodoti, umupadiri muri Kiliziya Gatolika, nkaba umupadiri bwite wa Kidiyoseze ya Kigali. Ubu ngubu nkaba nkorera ubutumwa muri paruwasi ya Shyorongi. N'uwo nguwo ngewe. Yego. Padiri, mpamvu twagutumiye rero waza kuza kunyemera dukoreshe izina ya Padiri cyane kurusha uko twakoresha Pierrot cyangwa se na Jean Pierre. Ubwo twemereye nta kibazo. Nta kibazo rwose. Yego. Padiri, uyu munsi rero uri umwe mu bapadiri bagize uruhare mu guhanga imiziki cyangwa se ibihangano byabo kandi byanakunzwe. Byatumye umunsi tugutumira kugira ngo tuze kuza kuganira byinshi. Ariko uyu munsi ntabwo tuza kuza kuganira ku byerekeranye n'umuziki wawe gusa. Tuza kuza kutwemera no twinjira no mu buzima busanzwe kugira ngo na Padiri nabo mujye mubikurikira. Hari ubuzima bwo hanze mujye mukurikira se ngo mutwumve, wenda muri iyi minsi hanze hari intambara yo muri Isiraheli. Hari ibyo umuntu akurikira, ntago wenda byose babimenya. Cyane cyane nk'ibyo by'intambara byose nkinabitindaho cyane. Ahubwo mba nsaba ngo abarwana bicare bumvikane, baganire, bakemura ibibazo hagati yabo, amasasa ahagarare, bahe abaturage amahoro. Nabo kandi iyo barwana ntago bagira amahoro. Intambara sinyitindaho, sinanakubwira ngo mfana cyangwa se simfana uriya. Habo nagiye numva ngo nyimfana Uburusiya, mfana Ukraine, ngiye ibyo ntawe mfana mu ntambara. Yego. Ujye mugira umwanya kukurikirana se wenda nk'ibihangano by'abandi bahanzi, tuvuge na Padiri Pierrot se. Yego. Hari ibihangano njya nkurikirana, yewe bitari n'iby'indirimbo z'Imana, n'indirimbo zo zisanzwe zo hanze, hari zo mbanze azikurikirana. Ariko cyane cyane ngewe kubera ko n'imyaka ntangiye kugira, nkunda abahanzi ba kera cyane kurusha abo bita zakarahanyuze muri ibi, zakarahanyuze iz'igifaransa, iz'icyongereza ndetse n'iz'ikinyarwanda, ndazikunda cyane. Yego. Tunagushimira, hari ibiganiro byinshi byanyuze kuri Emi Pro Media. Tunagushimira ko wagize umusanzu munini cyane kugira ngo unafashe ibihangano bimwe na bimwe, ugiramo n'uruhare kugira ngo unabishyigikire, ugaragare muri izo video zabo. Ariko uyu munsi abantu bavuga ngo Padiri Pierrot yakuze amezi ati akunda guhanga indirimbo, akunda ari umuntu ukunda kwisanzura n'abandi bantu, ko akenshi tugusanga mu gushyigikira abahanzi cyane. Uyu munsi Padiri Pierrot byaje bite? Ibintu byo gukunda ubuhanzi n'ibyo mu bwana, kuko niga no mu mashuri abanza narabigaragazaga. Uretse ko umwana nyine aba agifite agomba kwiga n'iki, ariko iyo byageraga igihe cyo kwidagatura mu bintu byo kuririmba narabikundaga cyane. Yewe nigeze no guhimba akaririmbo k'abana ndi umwana nyine mu mashuri abanza, ariko cyane cyane ngeze mu seminari ntoya, kubera ko n'umuziki umuntu agira uko wiga, ntabwo wenda wawuminuza ngo urangize, kuko umuziki ni ikintu kigari cyane. Ariko turawiga, ukiga ibyo gusoma amanota, ibyo kuyandika, ibyo gucuranga ibyuma bya muzika bimwe na bimwe.
hanyuma waba ufite n'iyo mpano yo guhanga indirimbo bikaba amahwi. ni uko byanjye byatangiye, noneho bikomereza no mu iseminari nkuru cyane cyane. Mu iseminari nkuru umuntu aba asenga yiga, ariko no kuririmba biha umwanya uhagije. Kuririmba buriya nakubwira ko abaseminari bose bari korari imwe, umuseminari wese uri muri korari y'urugo rwa seminari, ku buryo rero ibyo byose bikomeza kugufasha kunoza umuzika wawe. ni uko ibyanjye byaje. watubwiye ko ari impano wakuze mu buto bwawe urayikurana, wisanze gute rero kuba warigize umuhamagaro wo kwiha Imana? Kwiha Imana burya kubisobanura bigoye, ariko uko nabyibuka mu mashuri abanza nigeze kubitekerezo. Hari n'igihe batubajije ngo buri wese avuge icyo ashaka kuzaba. Hari igihe navuze umusirikari, icyo gihe niga mu wa 3 primaire, ariko bigeze nko mu mwaka wa 6 wa 7 twe twize imyaka 8 mu mashuri abanza, bambajije ndavuga ngo nzaba padiri. Biza kurangira nkoze n'ikizami cyo mu seminari Indera, natsinze kujya muri Saint Andre no muri Corda, ariko nitamo kujya mu seminari. Ngenda numva naba padiri, ariko hari imyaka y'ubugimbi bihinduka. Imyaka y'ubugimbi, hari umupadiri wajyaga atubwira ati ni age bete, wenda harimo n'urwenya, ariko ni ukuri, kuko ni imyaka umuntu asa nk'ujagarara mu bitekerezo. Iyo ugize amahirwe ntugira abantu bakuba hafi, ahubwo ushobora no gutaka ukazimira neza. Aho byamvuyemo burundu, byamvuyemo byongeye kunzamo ngeze mu mwaka wa 5. Mwaka wa 5 nibwo rwongeye kumva numva rwose biragarutse, nshaka kuba umusaserdoti, cyane cyane urebeye no ku bapadiri bakuru bawe. Rero nta nubwo n'abakuru banyine n'ababyeyi, murumva hari umuyobozi w'ishuri, hari abapadiri ucunga umutungo, hari padiri ushinzwe amasomo, ubareba uko babaho, uko bakora ubutumwa bakora, no muri paruwasi kandi ubareba. Yanyotira iraza iragaruka. Ubwa mbere mbanza kurwana nabyo, rimwe na rimwe ugashaka no kubyirukana, ariko yari ibyaho ahubwo bigarukana imbaraga nyinshi. Tugeze rero mu mashuri mu mwaka wa 6 twandika dusaba kujya mu seminari nkuru. Ngize amahirwe muri episcopa arabyemera, ntangira seminari nkuru ntyo. Yewe nayibayemo numva nishimye, nayibayemo nishimye. Nta nubwo nigize ntekereza ngo ibi bintu wabireka. Oya, nayibayemo rwose, numva mbyishimiye, numva nta mpungenge z'ubuzima mfite zikomeye, nubwo ibibazo bitabura, ariko kurinda ngeze ku budiyakoni, ku bupadiri. Yego. Urakoze cyane kutubwira uko urugendo rwawe rwagenze mu kwiha Imana, ariko uyu munsi nka Padiri Pierrot, nk'umwe mu bahanzi bagira uruhare mu guhanga indirimbo ndetse no gufasha abandi bahanzi kuba indirimbo zabo wazigiramo uruhare, ubibamo gute nk'umusaserdoti kandi ukabamo gute nk'ufasha abahanzi? Njyewe icyo kibazo abantu bajya bakunda kukibazaho, ndetse ahubwo akava mu mwanya ukure. Yego. N'ubu hari umuntu twiganye mu mashuri yisumbuye mu seminari nyine, yambwiye atari ku mwanya ukure, yabimbajije ku mbuga nkoranyambaga. Ariko ntabwo ubundi guhanga ari ibintu bikuvuniye ari ibyawe. Ubundi buri muntu wese agira umwanya wo kuruhuka. Yaba ku munsi ushobora kugira umwanya wo kuruhuka, ugakora imirimo yose wagomba gukora, ariko ukaza gusigarana akanya ko kuruhuka ku mugoroba, mbere yo kuruhuka wenda ikiruhuko cy'ijoro, cyangwa se na rimwe mu cyumweru buryo umuntu aba afite uburenganzira bwo kugira umunsi wo kuba yaruhuka, agasoma igitabo, wandika igitabo cyangwa wandika mu binyamakuru, akandika mu binyamakuru. Rero umwanya wanjye wo kuruhuka hari igihe njya kumva nkumva mfite icyo bita inspiration mu Gifaransa, ako kanya iminota 10-15 nkaba nayikoresha mpimba indirimbo. Ntabwo bimbuza gukora kandi kazi. Noneho ku rundi ruhande abantu bavuze ngo bihuza ndute n'ubusaserdoti, ahubwo birajyana, kuko n'ubundi bintu mpanga 99% n'ibijyanye n'ubutumwa bwa gisaserdoti. Niba ndirimbye ngo ni indirimbo niyeguriye Nyagasani, ngira ngo urayizi, nayihimbye muri 2003. Buriya byajyanaga n'umuhamagaro nari ndimo, nari maze kuba umudiyakoni ngiye kuba umupadiri. Byajyanaga no mu buzima bwa buri munsi, kandi ko bigenda uhimba ibintu bitewe n'ibyo wahuye nabyo mu butumwa, bitewe n'ivanjiri wasomye, bitewe no kuzirikana kwawe, meditation ukora buri munsi, bikaza byahindutse indirimbo. Njyewe nk'indirimbo wenda tuvuge nk'iheruka gusohoka, wenda turaza no kwivuga bose imbizi. Ntabwo nakubwira ngo ntwaye igihe kinini,
iminota 20 kuyihimba ntabwo ari ibintu imbere igihe kirekire wenda nshobora kuyihimba nkayibika nazafata kandi kanya nanone nabonye akanya nkongera nkayisubiramo kugeza igihe mbona yasohoka ntabwo yatwara umwanya munini cyane hariho abavuga ngo ubwo sura ryama ugasinzira nijoro cyane rwose nk'abandi bantu bose ndaryama nkasinzira mbese wabifata nk'uko hari n'umuntu wandika igitabo hari undi ukora ibindi nawe bimunyura bifasha n'abandi ntabwo bivunanye ahubwo ikigorana ni ukujya nko muri studio bigusaba n'amafaranga kandi abapadiri byo ntituyagira nubwo abantu bamwe batajya babyemera byibuze abapadiri bo mu Rwanda ntabwo ari babandi bafite imitungo nta mishahara tugira ariko iyo ugize amahirwe ukatubona ushobora kugenda ukishyira muri studio indirimbo igasohoka. Reka naza unyemereze kuza gusubira inyuma ho gatoya muri 2003 nibwo washyize hanze indirimbo uyanditse uyu munsi niyeguriye Nyagasani iyo uri gusoma igitambo cy'Ukaristiya cyangwa se uri no gutembera kumva arimo barayiririmba ko bwaho byakirute numva nishimiye ko icyo nifuzaga cyagezweho nishimira ko nayihimbye n'ubundi numva wenda nabaga iriya ndirimbo isa nk'aho agasongera ku rugendo nakoze mu seminari ntoye mu seminari nkuru njya kuba padiri ariko numva byafasha n'undi wese uri mu muhamagaro yabo ku musaserdoti ku mubikira ku mufureri cyangwa se ku murayiki cyangwa mu muhamagaro wo gushaka mu muhamagaro muri rusange. Iyo rero mbona abantu barayikunze bakayigira yabo ndavuga Nyagasani ushimirwe ndetse nkanabona ko mu by'ukuri atari niyanjye n'Imana yimpaye ibyiza byose biva ku Mana. Yego wenda Imana irabiguha ikaguha niyo mpano ariko nshimira Imana yatumye iyo ndirimbo inturukaho birashimisha bikamfasha no kurushaho gusenga ubundi ugasigara usaba Nyagasani ngo iyo ndirimbo ahubwo aho kugira ngo ikugire ikirore ahubwo izajya gufasha kwitagatifuza nawe. Yego tugushimiye kubwira indirimbo yafashije benshi kandi umunsi iracyabafasha ko burya indirimbo zo ni nasaza ariko uyu munsi no tweka twinjira no mu bihangano byawe nyirizina uyu munsi washize indirimbo hanze ndagira ngo utubwire aho iyo meditation yavuye kugira ngo ugire n'itekerezo kuvuga ngo uri gushimira Nyagasani. Iyi ndirimbo imaze gusohoka mu gitaramo n'amasaha 2 ntabwo yari yageraho yitwa warakoze Yezu ukuntu inspiration yaje no umuntu naganiriye n'umuntu arambwira ati kujya uhimba wazahimbye indirimbo gushimira Imana niko yambwiye ndamubwira ni nabikora ndetse anira n'inkunga si ngombwa ko muvugira hano ariko arizi kandi azibizabyibuka hanyuma nzo no kumenya na bimwe na bike mu buzima bwe ndavuga ngo reka mbihuze n'ubuzima bwe ariko n'ubwacu twese muri rusange ku buryo harimo gushimira Imana kubera ukuntu Imana iduherekeza mu buzima bwacu ikaduherekeza mu byo dutunze icyo turi cyo ikaduherekeza mu bibazo ikaduherekeza mu ngorane ikaduherekeza iyo dukunzwe ikaduherekeza twanzwe ikaduherekeza iduha abadufasha abagira neza numva ariko n'igitero cya nyuma kivuga mu bagire neza wanyohereje nabonye urukundo nkunda uri mwiza Yezu no kuvuga ngo narebye ubwo buzima bw'uwo muntu ndeba n'ubwanjye ndeba n'ubw'abandi usanga Imana ituba hafi cyane kurusha uko tunabitekereza ahubwo ntitujye dufata umwanya wo kwishimira kenshi hari igihe tujya gusenga umuntu agatangira karangiza asaba ataranashimira ibindi Imana yamukoreye ibyo yabonesheje amaso n'ibyo batabonesheje amaso kuko no mugihe hari igitero kibivuga hari ibyo wankoreye bibonesha amaso ariko hari n'ibyo nkorera byiza bimbeshaho ntabonesha amaso ako kanya kimwe nuko hari ibyo wandinze nabonye ko wandinze nkabyibonera nanjye ariko hari n'ibindi wandinze nge ntazi Imana ishobora kukurinda impanuka ntumenye ko yari igiye no kukubaho ikakurinda ugakomeza urugendo ikakurinda mu burwayi ugakira n'ibindi byose ibyo rero nuko inspiration yaje ubwo yarabimbwiye nanjye nyine bituma nzirikana ku buzima iyo rero nkoze meditation cyane birangira ihindutse indirimbo njya kenshi nkunda guhimba bijyanye n'ibintu nkunda gutekerezaho cyane. Mubihuza gute kuba muri abahanzi mukaba muri wihaye Imana ese uwo mwanya wamuganitsure kuri cya kibazo cya mbere twatangiriyeho mubihuza mute n'ubuzima busanzwe bw'umusaserdoti? Njye mbona bitanahabanya ahubwo mbona bitahabanya urugero mvuga misa
misa dusoma ku cyumweru cyangwa se ku mibyizi ziba zirimo abaririmbyi ndetse n'ikoraniro ryose rikaririmba. Urumva ko iyo rero nanjye mbifitiye impano bituma nanjye nshobora gutanga umusanzu wanjye kugira ngo ya liturujia ya misa, ya liturujia y'amasakaramentu n'ahandi hose abakirisitu bahurira mu muryango remezo n'ahandi ushobora gutanga umusanzu kugira ngo ibihangano biboneke, byiyongere biza ari byiza, ataravuga ngo bigende bisimbura ibindi bya bindi byo kuvuga ngo turayikoresha tuyijugunya, oya bibe byiza ndetse ibice byose bya misa amasakaramentu njye mba numva bidahabanye. Nakubwiye ko umwanya utajya, ntabwo umwanya bintwara umwanya munini. Indirimbo nzihimba mu mwanya wo kuruhuka, ntabwo nshobora kuba mfite wenda ndi bujye nk'umuryango remezo cyangwa mfite misa yo gushyingura cyangwa se mfite misa yo gushyingira cyangwa se ngo mbikureho ngo ngiye guhimba indirimbo, nta nubwo byanankundira. Binsaba ko mfite akanya ko kuruhuka meze neza, mfite amahoro, nduhutse, mvuga iyi mirimo mbaye nshyize ku ruhande, kuko buri muntu wese agira umwanya wo kuruhuka. Utagize n'umwanya wo kuruhuka ntabwo ubuzima bwazakunda. Mukanya twavuze ku ndirimbo yasohotse hashize amasegonda make cyangwa se n'amasaha make ashoboka, ariko ndagira ngo ubanze twinjize no muri mode yayo mu mvugo muri iyi minsi neza kugira ngo bumve ko wamuganira nawe wayinayiririmbye. Nubwo wenda muri iyi minsi hagakorora kajemo ariko ntacyo, baza no kujya kuyireba kuri YouTube barayibona. Yego. Warakoze Yezu wowe yeshi byiza, warakoze Yezu wambaye hafi, ndyohewe n'urukundo rwawe n'amahoro utanga, ndyohewe n'urukundo rwawe n'amahoro utanga. Inyikirizo niyo ngiye. Watuzemo yo igitero kimwe se cyangwa aho noneho wenda nakuntu wumva kugira ngo noneho igitero kugira ngo wese yiyumvemo. Ntabwo nshidikanya ko wandinze byinshi, ibyo nabonaga cyangwa byihishe, warakoze Kristo. Icyo ni igitero kigomba kuba kibanziriza cya nyuma. Yego. Ino ndirimbo ujya kwihangana ngo gutwara umwanya munini uko babitubwiye, ariko uyu munsi nka padiri umwe wisanga nko mu bahanzi, hari ukuntu abahanzi wenda bo hanze y'ubuzima bwa gikristo cyangwa abagospel, hari ukuntu usanga bavuga bati abana n'abastari mu kuntu. Uyu munsi nka padiri n'umuhanzi ubundi bubasha kubyitwaramo gute? Kuba umusitari ntabwo ari icyaha, ntabwo ari bibi, nubwo wenda atari cyo mbangamije, ntabwo ari cyo mbangamije. Bongeraho kuba umusitari no kuvuga mu Kinyarwanda no kuba icyamamare, umuntu wamenyekanye ufite icyo azwiho. Nifuza ko niyo namenyekana ku byiza, kandi ncyuka ko guhimba indirimbo y'Imana ari byiza. Umuntu abaye umusitari mu byiza ntacyo bitwaye, ariko si cyo mbangamije. Ubwo nuko biba byagenze, kimwe nuko hari abandi b'abasitari mu kwandika, hari abandi b'abasitari mu gukina umupira, n'abapadiri bakina umupira, hari abasitari mu kumenya kuvuga neza. Kuba umusitari ntacyo bitwaye, gusa nyine hari igihe ujya kubona ukabona nyine utangiye kumenywa n'abantu benshi, uzwi n'abantu benshi naho utakekaga ko bakuzi, ukabona barakuzi. Hari amaparuwasi njyamo wenda akaba ari umuntu ataranambona n'isura, ariko izina akaba ryaba rizi n'indirimbo azizi. Noneho twakwivuga amazina yacu, wajya kumva wavuga bakabona abantu baraje baraguhobeye bati turagukunda, ufite ibihangano byiza. Hari n'igihe nagiye mu mujyi mu minsi ishize, menya hafi yo Kwandamage, aho twita Kwandamage. Nari mvuye mu modoka mbona umuntu w'umukobwa aturutse hirya yirukanka, ngiye nkagira ngo ni umuntu akurikiye, naho kuminenge abonye ati kujya nkurebera kuri televiziyo, ntabwo nari narakubona gutya. Abaramuhobeye ati indirimbo zawe ziradufasha, Imana ishimwe. Biramutse koko ari ukumufasha byaba byiza, gusa nyine nk'umukristo nk'umusaserdoti ugomba no kumenya kuba reserve, ukuntu ntukabye ngo bigire ubusitari nk'ubwo hanze nk'umukinnyi wa sinema cyangwa iki. Ugomba no kumenya ko hari akantu ko kwiziga ugomba kugira, ntukabye kuko byagutesha ubutumwa uramutse ubyitwayemo nabi. Uramutse uryoherewe nuko uzwi n'abantu benshi, yego ntabwo nzwi na benshi cyane ariko abanzi ntabwo ari bakeya, uramutse utwaguye n'icyo kinyenga gusa ushobora kutaba byiza nk'umuntu, nk'umukristo, nk'umupadiri.
ntabwo byaba ari byiza. ntabwo biba byoroshye. Ugomba gushimishwa wowe gusa nuko wenda ibihangano byawe hari abo bibaruhura ku mutima, hari abo bifasha mu kwemera cyangwa se mu buzima busange, kuko nta nubwo ntegetswe guhimba indirimbo z'Imana, nshobora no guhimba indirimbo z'ubuzima. Rero ndanayifite kuri YouTube channel yanjye, bayireba. Yasize avuze, abantu bazi ko ndi padiri, iyo bivuze ngo yasize avuze ahita avuga ati buriya ni Yezu yavugaga, kandi ntabwo ari Yezu mba mvuga, ni indirimbo y'ubuzima, ni umubyeyi wasize avuze ijambo umwana agomba kuzagenderaho mu buzima. Ibihangano byanjye biri henshi, hari indirimbo ziri mu bitabo, ndetse hari umwana w'umukobwa twahuye uyu munsi witwa Anje, arambwira ati niye kurenya Nyagasani, ngiye nzi ko ari indirimbo yo mu gitabo. Ndamubwira ariko se yishyizemo ntabwo yagiyemo, ifite aho iba yaravuye, nta nubwo yahimbwe n'abantu benshi, n'ingenge nyine n'amajwi yayo yose n'amagambo yayo yose. Hari iziri mu bitabo rero, hari ibitabo twita ngo bya Nyakibanda, niryo zina ryamenyekanye, ariko umenya byitwa Turirimbire Nyagasani. Hari izasingizwa, ariko noneho mfite n'umuyoboro wa YouTube, Ndangurura Ijwi TV, uretse kushyizeho na Padiri Pierrot ukabyandika, amaherezo channel yanjye wayibona. Bazasangaho indirimbo zitari nyinshi cyane, kuko wenda ibyo kujya kuri YouTube nabigiyemo nkerewe cyane, ariko ugiye wazibona, kandi nkeka ko zafasha abatari bakeya. Emi, usanzwe kuganira na Padiri, nawe katuguha ikaze, kuko ndabona nawe tuguhaye karibu rwose mu rugo iwawe. Murakoze cyane rwose.